Haleluya haleluya, Imana ishimwe Amen. bene data. Turanezerewe ko Imana yongeye kuducira inzira n'ubundi tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni ijambo rizima ridutungira ubugingo, rigira umumaro. Nkuko rero twabitangiye, dukomeje kwiga Bibiliya, kandi icyo twifuza nuko Bibiliya iduhindura tukarushaho gusa na Yesu, tukayisobanukirwa, tukayimenya. Iyo utize ijambo ry'Imana uryitayeho, Satani wakuzanira ibindi bintu. Imana itugire neza rero, kandi Imana idushyigikire. Amen. Rero muri Bible study y'uyu munsi, muri gahunda yacu yo kwiga Bibiliya n'ubundi, turakomereza mu itangiriro. Turaza guhera ku igice cya mbere, n'ubundi turaza guhera ku murongo wa 6 tugeze ku wa 13. Turinginga Imana ngo ibane natwe, hanyuma buri wese arushaho gusobanukirwa no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Tuzaryiga tudasimbuka, turyitaho. Icyo Imana yari igambiriye uyu munsi yari twandikiraga, tucyumve, tugisobanukirwe, turushaho gusa na Yesu. Tubeho turi abantu koko ba Yesu, bahuye na Yesu, batungwa n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibivuga. Reka twakire rero Fabiola adusengere, ubundi dutangire n'iyi gahunda yacu yo kwiga ijambo ry'Imana. Ni karibu Fabiola. Amen. Mana, turagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo, uri Imana yacu, uri Imana itwitaho, uri Imana yaduhaye Yesu Kristo ngo atwitangire, uri Imana yamuduhaye nk'igitambo kandi kizima. Turagushimye, turi imbere yawe, tuje imbere y'ubwiza bwawe. Aka kanya, umwanya nk'uyu, tuje kuganira ku by'ijambo ryawe, tuje kuganira ku bw'iby'imbaraga wakoze, Haleluya. tuje kuganira ku by'amaboko yawe magari, Shimwa Yesu. tuje kuganira ku by'ubwenge bwawe Haleluya. budasa n'ubwenge bw'abantu, ubwenge bwawe budasa n'ubwenge bw'abakomeye bo mu isi, ubwenge bwawe bufite imbaraga zitandukanye n'izo twebwe tubona, ubwenge bwawe burusha gukomera abantu bose bo mu isi yose, abo twita nk'abakomeye. Wowe urabaruta, uri hejuru yabo bose. Haleluya, Turagushimye, tuje kuganira ku by'imbaraga zo kurema kwawe. Wowe ubasha kurema, wowe ukarema ntacyo baguhaye ngo utangirireho, wowe ukarema nta uguhaye imbuto ngo utangirireho, ariko wowe ukarema ikintu gikomeye kandi kizima. Urakoze ngaho bana natwe. Dusengeye buri wese uzumva iki kiganiro. Haleluya. Dusengeye buri wese uzumva ibi tujye kuganira. Dusengeye buri wese uzabitega amatwi ngo uzamuhe umugisha, uzamufungura amatwi, uzamuhe gusobanukirwa, uzamuhe kumenya kurushaho. Twebwe turasobanura nk'abana b'abantu, ariko wowe uzasobanure nk'Imana. Umwuka wera azabane nawe, buri wese uzacyumva umwuka wera azamusange, azamuhishurira ibyo twe tutamuhishurira, azamuganiriza ibyo twe tutamuganiriza. Haleluya, haleluya. kandi kizagira umumaro Izina kuba rya hafi Yesu. na kure, kizera imbuto ku bari hafi na kure, kandi kizera imbuto rwose zizagumaho. Urakoze ngaho bana natwe, ubuntu bwawe bugumane natwe ibihe byose. Kristo urakoze. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha Fabiola, urakoze gusenga. Reka rero twihuse, abadukurikiye mwese nimubumbure Bibiliya zanyu, mujye mu itangiriro, igitabo cya mbere dufite ku rutonde rw'ibitabo dufite muri Bibiliya, igice cya mbere. Uyu munsi turahera ku murongo wa 6. Reka dusome twihuta. Imana iravuga iti: habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'ijuru n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 2. Imana iravuga iti: amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti: ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka, n'ibiti byerera imbuto ku butaka, zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo,
n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana ishimwe. Hanyuma rero n'aya magambo tugiye kuganiraho. Ubundi nk'uko mubyibuka ubushize twabonye ko hari igihe kitazwi kuko Imana yo yahozeho. Mbere na mbere hari ibintu bibiri Imana yaremye tutazi ngo yabiremye ryari. Mbere y'uko ibihe bibaho, mbere y'uko umucyo ubaho, mbere y'uko amazi abaho, mbere y'uko amanywa n'ijoro biza, hari ibintu bibiri ngo yaremye mbere ariko tutamenye igihe yabiremeye. Ku murongo wa mbere urabyibuka Fabien? Niki Imana yaremye isi yonyine se n'ijoro. Yego. Imana yaremye ijuru n'isi, nibyo. Urumva ibyo bintu bibiri rero, ijuru n'isi Imana yabiremye isi itaragira ishusho. Oya, uriya urabizi se, ntabwo twavuga ngo yari itaragira ishusho neza kuko yarabiremye, ahubwo abasobanuzi benshi bemeranya ko yabiremye bifite ishusho, ariko hakagira ikintu kiba nyuma bitekerezwa ko ari ukwirukanwa mu ijoro kwa Satani waje ku isi igatakaza ishusho. Urumva? Kuko ntabwo Imana ari kugenda ngo ireme ikintu kidafite ishusho. Urabona ibintu byose yarabiremye bikavuga ngo ni byiza. Ubu Imana irema ikintu ari cyiza, ahubwo Satani niwe uhagera kikaba kibi. Noneho rero Imana mbere y'uko ibindi bintu biba, mbere y'ibihe, mbere y'amatariki, mbere y'imyaka, mbere y'amanywa, mbere y'ijoro, Imana ngo yaremye isi n'ijoro, sibyo? Noneho bireka tubwira ko ngo isi yari idafite ishusho, cyari ikintu kiraho cy'akavuyo kiriho ibizi byinshi, sibyo? Hejuru y'ibizi hari umwijima, noneho ngo utamenya nta shusho nyine, ikintu kidafite ishusho rero ukabona ni ikintu kiriho akavuyo. Umunsi wa mbere Imana iraza ikora ikintu cyiza, ngo irabanza irategeka irema umucyo. Yaraje ku munsi wa mbere yarategetse ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Umucyo ubaho. Imana yacu burya irategeka ikintu kikabaho. Noneho mu kurema umucyo ubwo hahise haboneka uburyo noneho habaho amanywa n'ijoro, kuko nimba bivuze ngo umucyo utandukane n'umwijima, nibwo dushobora kubona noneho amanywa n'ijoro. Imana ni umuhanga, irabanje iremye umucyo hari ku munsi wa mbere, kandi imaze kuwurema ngo irabireba ikabona ni byiza. Haleluya. Noneho rero urebe noneho ku munsi wa kabiri, aribyo tugiye kwitaho uyu munsi. Imana iraza guhera hano ku murongo wa 6, mwitegereza muri Bibiliya zanyu mwese. Imana iraza ikavuga ngo habeho isanzure hagati y'amazi. Urakoze cyane. Igabanya amazi n'andi mazi. None urumva Imana iraza igategeka ngo habeho. Ubundi isanzure buriya ni ikirere, icyo twita ikirere. Urumva? Ikirere ni isanzure. Ikirere, atmosphere mu gifaransa cyangwa sky mu cyongereza, ikirere. Habeho ikirere. Noneho byabize byari biri ku isi bizamuka bikagera hejuru ku bicu, Imana ikaza iti habeho ikirere. Icyo kirere gikora iki? Ngo kigabanye. Urumva isanzure ni ikirere nyine. Isanzure ngo rigabanye amazi yo hasi nayo hejuru, n'amazi ya hehe yo hejuru, nayo hejuru. Se buriya amazi yo hasi ni nkayahe? Ntekereza ko ari ahavuye isi. Oya, amazi yo hasi n'ubundi nuba amazi yo hasi arahari. Ni hano hasi. Ibi biyaga, inyanja, sibyo? Hanyuma amazi yo hejuru. Amazi yo hejuru naduha imvura. Biriya bicu biduha imvura. Urakoze cyane. Buriya Imana iraza ngo itandukanye amazi yo hasi. Urumva? Ubwo ibiyaga, inyanja, imigezi, y'amazi yose tujye tubona areka hasi ku butaka. None ariko hakaba hari n'amazi yandi yo hejuru y'ikirere. Ni biriya bicu biduha imvura.
ariko imana yo yaraje irategeka ngo habeho ikirere. Tekereza gutegeka imana yacu yari yacu. amazi gusa, yari amazi gusa, Birumvikana Adafite ahantu hari amazi gusa, hatandukaniye. umwijima, ari ibintu nyine ngo bidafite ishusho. Ariko imana iyo ije Imana yo n'umuhanga. irategeka igakunda. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero tekereza imana ngo nkunda ino mikorere y'Imana. Imana iravuga. Amen. Ariko wemera ko n'ubu Imana ikivuga Imana iracyavuga. cyangwa wumva nawe yaracecetse? Oya, Imana iravuga. Imana iravuga cyangwa yabaye ikiragi? Imana iravuga. Ntabwo Imana ntabwo Imana yigeze ibikiragi. Ntabwo Imana Nta ari nubwo ikiragi. izigera ibikiragi. Imana iravuga. Kandi Imana yacu ikintu ivuze nikikora. Amen. Yego, ntago izangwe kubwire ikikoze ngo ihite igihindura yivuguruze. Oya, nyine ni Imana ivuga, kandi ikintu Imana ivuze ntikibagirwe, ntago yibagirwa nk'abantu twebwe. Amen. Ivuga ikintu nyine izakora nkuko yakivuze. Hano rero Imana yacu iravuga. Yego. Tubaze twemeranye ko ni nzima, iriho, iravuga, ntiyapfuye, iracyafite imbaraga nk'izambere. Izi mbaraga yakoresheje itegeka ngo habeho ikirere kikabaho, habeho umucyo ukabaho, habeho ubutaka bukabaho, ubutaka bumeze ibyatsi bikamera, ibiti n'ibimera. Ariko reka nkubaze, hako nabonye Imana ngo yategetse ngo ubutaka nibumeze ibyatsi. Yego. Ninde wahaye Imana imbuto zo gutera kugira ngo biriya byatsi bimere? Iyi Imana yari yihagije. Ninde wayihaye? Nta muntu wari uhari. Yari ubwayo, nta muntu wigeze yizanira imbuto. Urabona twebwe nk'abantu iyo tugiye gutera amasaka, umuntu araza akakubwira ati mfite imbuto nziza kandi imbuto yera, ngiye kuguha imbuto ugende uyitere uzeza amasaka meza wifuza. Akaguha imbuto ukagenda ugatera. Umuntu yashaka guhinga ibigori nawe akaba ariko abigenza. Ariko Imana yacu nta muntu wigeze yiha imbuto, nta naho yagiye kuyisaba. Iyo ubwayo yaravuze ngo habeho, habeho, yego, bibaho nk'uko ubishaka. Twemeranye ko Imana yacu iriho. Imana yacu iriho, iravuga. Amen. Irategeka. Amen. Haleluya. Amen. Kandi iyo uvuze ngo ikintu nikibeho nyine kibaho, kiba nk'uko ubishatse, kiba nk'uko ubishaka, yego, cyangwa nk'uko yavuze. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo ryayo rirarema. Amen. Ijambo ry'Imana rirarema. Iravuga ngo iki kintu nikibeho kikabaho, ni umuremyi. Haleluya. Amen. Ni umuremyi udakeneye inkunga z'abantu. We iyo avuze ngo iki kintu nikibe, Imana yacu ifite imbaraga. Urumva, ifite imbaraga zirenze uko tuzitekereza. Ifite imbaraga zirenze uko umwana w'umuntu yazitekereza. Iyo ivuze ngo iki kintu nikibeho kigira gute? Kibaho. Haleluya. Bara no kujya kuyisenga, tukwiye kujya tuyegera twumva ari Imana ishobora byose. Nimba itegeka ngo ikirere nikibeho kikabaho, igategeka ngo amazi amwe hasi andi hejuru bigakunda, igategeka ngo ubutaka ndagutegetse meza ibyatsi bikamera, wa butaka wenda gutegetse meza ibiti bikamera, hamere ibiti by'imbuto zikaza, hamere n'ibiti bitafite imbuto, hamere ibiti bikaza, hamere ibyatsi bikaza. Yego. Iyi Mana ni umutegetsi. Ni ukuri. Haleluya. Abantu bose bakwiye kumenya, bakongera bakumva izo mbaraga z'uko Imana yacu ko uko yari iri kera, irema isi, irema ijuru, irema imbuto, irema amazi, ikatandukanya, ikamenya uko itandukanya ayo hejuru n'ayo hasi. Buri mazi iremye ikabiza akamaro kayo. Abantu twese dukwiye kongera kwibuka yuko Imana yacu ntabwo ari Imana ihinduka, iracyarema, nta kintu na kimwe gihari cyayinanira. Amen. Twebwe icyo tubona kihari kitanafatika, iyo irema n'ikidahari kikabaho. Amen. Imana ihimbaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Imana uhabwe icyubahiro. Haleluya. Twizeye Imana ikomeye. Ni umuremyi. Ntakeneye abamutera inkunga. Ntakeneye kujya gukora ikintu, ntakeneye kugisha inama, ntakeneye nono arategeka. Imana irakora. Ndagira ngo ubu tuvuga ukuntu Imana iteye. Kuri uyu munsi wa kabiri Imana iri imisanzure, no ku munsi wa gatatu ire mu butaka. Ariko tekereza ngo amazi amwe najye hariya, andi ajye hariya, ngo ubutaka buboneke. Ubundi ubutaka bwumutse bikwereka ngo utarimo icyondo, ngo nuko hari amazi.
budasaya ngo ni uko ngo hari huzuye hose amazi hoya iyo yaravuze nyine irategeka biraba yego nk'uko ibishaka. urakoze cyane. urumva yo iteye ubwoba gutegeka amazi ngo uwo amazi wenda gutegetse igira iruhande rumwe haboneka ubutaka buraboneka. Amerika ibaho, Afurika ibaho, Uburayi bubaho, ubutaka buraboneka. Natwe tubona aho duturerega n'ibyatsi ariko bibona aho bimera. Se byari komera gute? Imana irategeka ngo amazi nagira uruhande rumwe, amazi akihinda. Inyanja zibaho yego ariko n'ubutaka buraboneka. Imana ishimwe cyane. Amen. Mutekereze iyo Mana twiringira. Ese buri umuntu wiringira Imana imeze gutya akwiriye kuba afite ubwoba? Nta bwoba namba. Biratubwira ngo nta no gutinya. Biratubwira ngo abantu bose bizera Yesu. Urumva ngo abantu bose bemeye Yesu bakamwizera. Yego. Ngo bakizera izina rye. Ngo abo bantu ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Utekereza umuntu ufite se umeze kuriya twamusomye. Iriya Mana irema. Yego. Iriya Mana itegeka bikabaho ikabiremesha ijambo ryayo. Ijambo rirema. Ikazi kakubwira ngo Fabiola uri umwana wanjye. Yego. Ukwiye kuba ufite ubwoba. Oya. Nta bwoba. Cyakoze nimba utizera Yesu ugira ubwoba. Ariko nimba wizera Yesu. Wizera Yesu Kristo nibo bantu bahorana ubwoba. Ikintu cyose cyaba nyine agatinya akagira ubwoba. Ariko wizera Yesu nta mpamvu yo kugira ubwoba muri Mana ishimwe cyane. Yego. Kuko ni umubyeyi. Yego. Mana ishimwe. Turi abana b'Imana. Ariko data mwamwumvisha. Utegeka ibidahari bikaba. Utegeka ngo ibyatsi bize bikaza. Utegeka ngo amazi agira uruhande rumwe bigakunda. Utegeka ngo ikirere kibeho kikabaho. Wategetse ngo habeho umucyo ukabaho. Wategetse ngo habeho isi n'ijuru bikabaho. Umuremyi wa byose. Imana yacu ni umuremyi wa byose. Haleluya haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ubuse umuntu ufite ibibazo umerewe nabi kandi afite iyi Mana akwiriye kujya yegera ameze gute? Umuntu uhangayitse ufite intambara, ufite ibibazo ari kurwana nabyo, ufite ibimugoye, turabizi ko muri ibintu bidashoboka. Turi mu isi. Turi mu isi, hari igihe umuntu nyine ahura n'ibintu byinshi bikamuhuriraho cyane akabona byabaye byinshi, ariko kano kanya namubwira ngo nakomere. Hari Imana ishobora byose. Yego. Hari Imana ishobora byose, hari Imana ibasha kurema ibitariho, hari Imana ibasha gutegeka, ikavuga ngo bona amahoro, mu izina ry'Yesu amahoro ukayabona. Ubona nta nzira zihari, ubona nta cyo gukora na kimwe ufite. Imana ikirema. Turibahumirije rwose ngo bahumure bakomere, Imana yacu ishoboye byose. Buriya rero reka nkubwire, kuva uyu munsi nujya ujya gusenga upfukamye imbere y'Imana, ujya ugenda uvuga ngo Mana nje imbere yawe ndabizi ko uri umuremyi. Amen. Ntabwo uri ikigirwamana, ibigirwamana ntibivuga, Imana yacu iravuga. Haleluya. Ntabwo Imana ari ikigirwamana, ibigirwamana ntibyumva, Imana yacu irumva. Ibigirwamana barabirema, Imana yacu yo ni umuremyi wa byose. Haleluya. Amen. None ukagenda uvuga ngo nje gupfukama imbere y'Imana irema. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Amen. Pfukamye imbere y'Imana irema. Ni umuremyi abeshaho ibitariho bikabaho. Yego. Kubw'iyo mpamvu nta kimunanira, kandi ni umubyeyi unkunda. Yego. Imana iriya Mana Yesu yaraje ngo aduhindura abana b'Imana. Yaduhinduye abana b'Imana rurema. Haleluya. Ni Imana irema, ni umuremyi. Niyo ikintu cyaba kitari gihari kitanabaho, Imana yivuze kibaho. Amen. Imana yivuze kigira gute? Kibaho. Turanezerewe cyane. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya. Amen. Ese Fabi ni iki wungutse cyane muri iyi Bible study y'uyu munsi? Iyo mirongo ikunguye iki? Uyu murongo wa 13 uravuga ngo buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa 3. Dushimiye Imana yacu ko yabashije kumenya ko buzanagoroba, ikavuga ngo uyu munsi bugorobe abantu bazaruhuke. Si byose? Iyo igihe cyose hahora hitwa ku manywa, ntekereza ko nta muntu ari kujya yiha akanya ko kuruka byibuze ngo anavuge ngo aha ngaha reka mfata akanya nduhuke. Twari kujya duhora dukora turwana n'iby'isi, tukazishwa n'umunaniro.
Imana ishimwe. dushimiye Imana ko ibasha ni umunyabwenge. Imana yacu ni umunyabwenge. yari bizi ko umwana w'umuntu muri we azagera aho ananirwe akenere kuruhuka, yego, azagera aho ananirwe akenere ahantu yumva atuje, amajwi yose acecetse. rero Imana ni Imana nyine, ni Imana izi ubwenge. Sinzi niba ari ijambo ryumvikana cyane. none se Fabi, ubwenge gusa se? Nanjye ndumva nabuze uko mbivuga. Reka nkwereke, birenze ubwenge. aba bazi intebe bazibaza mu biti, Imana niyo yategetse ngo ibiti bibeho, sibyo? Abakora ibyuma by'ikoranabuhanga abenshi bakoresha amabuye Imana yaremye. Abakora ibyuma n'ibiki byose, yego, abandi bantu bariho ntawe uzarema, sibyo? yego, cyakoze bazahanga bagendeye ku by'Imana yaremye. Ariko Imana yacu ni umuremyi, niyo ikora ikintu ihereye ku busa. Haleluya, amen. niyo mpamvu rero kuyishyira icyifuzo ugomba kugenda uzi ngo ngiye imbere y'Imana ikomeye. Yego, Imana ishimwe cyane. yego. N'ikindi uretse no ku byo yaremye, dukwiye kubwira n'abantu bari mu buzima butandukanye. Yego, hari igihe ugera ahantu nyine ukabona nta kintu na kimwe ufite waheraho. Nimba wenda ari bizinesi washakaga gukora ukabona nta gishoro ufite, nta nzira ufite, nta muntu ubwire ngo ayiguhe, nta muntu urabwira ngo agufashe. Nimba hari niyo wari ufite ukabona yahombye, byarangiye, nyine ugasigara ahantu udafite n'ikintu na kimwe icyo ukeneye cyose nta n'umwe ukabona nta nzira igihari. Yego, inzira zose zashize. Ubu umwana ari bujye ku ishuri, ukeneye ko umwana ajya ku ishuri, ukeneye ko niba wenda uba mu nzu itari yawe ukeneye ko uri buze kwishyura, hari n'uwarwaye wenda ukeneye kuvuza, kandi wareba impande zose ukabona nta nzira zihari. Inama nagira buri wese uri kutwumva, jya wegera Imana. Jya ugenda mu cyumba cyawe cyangwa ahantu aho ufite, yaba no mu rusengero nubona umwanya wo kugerayo ugereyo, no muri salo hawe upfukame uce bugufi, uhamagara Imana. Imana ni umuremyi. Yego, tumenye yuko Imana yacu irarema. Ntabwo Imana yacu ihera ku byo abantu bayihaye. Ntabwo Imana yacu ihera ku byo kudusaga uko bayihaye ngo akira nawe ugenda uremeho duke. Oya, Imana yacu ibasha kurema ihereye ku busa. Amen. Igakuramo ikintu gikomeye. Yego, ikarema niba ari ibintu wabonaga bitariho, y'ubwayo ikabirema ikaguha igifatika. Bivuze ngo wowe ujya imbere y'Imana ukagenda nta kintu gifatika ufite, nta n'icyo kwiha ihereho, ahubwo y'ubwayo kuko ari Imana yishoboye yihagije ikarema, hanyuma ikaguha ikiremetse. Haleluya. Ikaguha nyine igifatika wowe udafite, utari ufite naho kiri buve, yo nyine ikaguha icyavuye mu biganza byayo. Rero twabwira buri wese duteze amatwi yuko Imana yacu irarema. Ntukagire ubwoba, ntuhangayike, niwumva byanze ujye ugenda ubwire Yesu ngo ndemera. Amen. Haleluya. Ndemera. Imana ibasha kurema nyine ikaduha nyine bifatika, twebwe ntacyo twari dufite cyo kwiha ihereho. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rero riraryoha, ariko nyine Bibiliya iravuga ngo ni umutsima utera imbaraga. Amen. Uba wari ufite ibibazo, wasomeye Imana itegeka ibintu byose bikemera cyane. Imana yabashije kurema amazi. Gute ngomba kugira ubwoba? Imana yabashije kurema isi. Imana yabashije kurema umuntu. Imana niyo niringiye. Natwe nyine hari igihe ureba umuntu ukavuga ati uriya muntu azi ubwenge, ari umuntu waremwe noneho n'Imana. Ngaho reba iyamuremye. Yego, uriya muntu ni umukire. Urabizi hari igihe hari abantu tujya tubona tukavuga ati uriya muntu arakomeye, agize gute, arakomeye. Abo tuzi bose bakomeye ni ibiremwa by'Imana, ni ibibumbano by'Imana. Uretse turi ibibumbano by'Imana, nubwo turiho duseka gutya turi ibibumbano by'Imana cyane. Ngaho noneho reba Imana noneho yabashije kurema, ikarema nyine abo bantu twebwe, ikaturema nyine, kandi natwe ubwacu mu byiciro byacu tuba dutinyana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero yo nyine niyo yaturemye. Urumva Imana yaremye umuntu uzi ubwenge nk'abo tubona nkatwe nyine. Twebwe ntabwo wagenda mu muhanda ugatuma bakugonga. Ufite ubwenge, Imana yarakuremye uguha ubwenge. Rero Imana yacu ibasha kuturema, yabashije kurema isi, na n'ubu iracyarema. Reka none se niba umuntu asama ntabwo aba azi ikiri mu nda ye. Imana ikarema umuntu mu nda y'umuntu y'ubundi yaremye. Iteye ubwoba. Ejo iminsi igacaho, indi igacaho, ukajya kubona ukabona havuyemo umuntu muzima. Imana ishimwe. Akazaba umuntu ukomeye, ukorera Imana, ubaha Imana.
nakabifurije twakabifurije namwe kubaho mu buzima buhesha Imana icyubahiro kuko nyine niyo Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Rero nafashijwe cyane. wowe ufashijwe? nafashijwe. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe ku bw'aya magambo meza yayo dusomye. Yego. Tuzakomeza iyi Bibiliya yose, iyi Bibiliya yose tuzayisoma tudasimbutse umurongo n'umwe, tuyiganireho, tuyitereho commentaire, kandi bizubaka ubugingo bwacu. Yego. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ubwo rero Bibiliya ari ijambo ry'Imana, munyemerere tuyubahe, tuyumvire, tuyubakireho. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu wubaka ngo kuri iri jambo, ku magambo ya Yesu, ngameze nk'umunyabwenge ngo wubatse inzu ye ku rutare. Noneho ngo iyo nzu ngo niyo imvura yagwa ikaza ikikubitaho, n'imiyaga igahuha, ngo n'imiyaga igahuha, ngo n'imivu igatemba, ngo byose bikaza bikikubita kuri iyo nzu, nta kiba, ngo ntishobora kugira gute guhirima. Abantu bubatse ku ijambo ry'Imana ntibahirima. Haleluya. Niyo babona inyigisho z'ubuyobe, bagahura n'ibivuga nabi Imana yabo, ibivangavanze, kubera ko kwivangurira. Urakoze cyane, kubera ko bubatse ku rutare. Urutare nta rundi, ni ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe rero, mwakoze kubana natwe. Reka twongere tuzirikane ngo Imana yacu ni umuremyi, kandi igiye kurema ntikenera kugira ibintu bayihanga ihereho, irihagije. Ubwoba bushire. Ni Imana ivuga, iravuga ibintu bikaba. Ni Imana izi ibyiza n'ibibi. Wabibonye ngo yamaze kurema isanzure, yamaze kurema biriya biti n'ibimera, biravuga ngo yo ni byiza. Imana yacu izi ibyiza n'ibibi. Ntishobora kurema ibintu bibi, ihora yiteguye kukuremera ibyiza. Ujye uyihanga amaso. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yeye ujye umuhanga amaso. Imana ishimwe. Ku manywa na nijoro. Imana iguha umugisha. Wakoze kubana natwe. Amen. Mwene data wadukurikiye, turasenga kugira ngo Imana ikorane nawe imirimo n'ibitangaza. Reka dusenge. Mana, wakoze kubw'iki kiganiro cyiza. Twari turimo tuganira kuri iyi mirongo yo watwandikiye, iyi mirongo yo mu itangiriro. Turagushimiye umuremyi, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turagushimiye ko urema. Rero ushyirwe hejuru, urarema, ushyirwe hejuru, ushyirwe hejuru. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe, wumve gusenga kwacu. Mana, ari twebwe twari turimo dusoma iyi mirongo, umwuka waratwungura ubwenge. Ari abadukurikiye, umwuka warabungura ubwenge. Iri jambo ridukuze, iri jambo rituzamure, iri jambo ritwongerera imbaraga. Abari bacitse intege bibuke kuri Imana irema. Uri umuremyi kandi ntugire icyo uheraho. Ntabwo ari ngombwa ko baguha ibyo guheraho kugira ngo ureme ishyamba. Ntabwo ukeneye imbuto zo gutera kugira ngo ureme abantu. Mana, ntabwo ukeneye abantu bakuzanira ibyo guheraho, wowe urihagije. Uri Imana ikomeye, uri umuremyi wacu. Urakoze Mana, ababanye natwe ubaha umugisha, kandi ni ukuri ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu. Tubeho turi abakristo batanyeganyega, badakangwa n'ibihe, badakangwa n'umwanzi, badakangwa n'abadayimoni, badakangwa n'ibitero bya Satani, kuko turi abana b'Imana, tubeshejwe no kwizera umwami witwa Yesu, wadukunze akatwitangira, agapfa ku bwacu ngo tubone agakiza. Habwa icyubahiro, ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Mwakoze kubana natwe. Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane bene data. Reka dukomeze rero tugubwa neza muri iri jambo ry'Imana. Mugire amahoro.